Reka twizere ko mumeze neza cyane kandi weekend iri kubagendekera neza. So nk'ibisanzwe ni amakuru mu ruganda rw'imyidagaduro hano kuri bikorwa official ikaze. Dogiteri Nsabi ni umwe mu bakinnyi b'amafilimi bari kurira amarira menshi yo kwarika nyuma y'uko iserukamuco Mashariki Films Festival 2024 risize ritanze ibihembo ku bakinnyi b'amafilimi mu byiciro bitandukanye. So ngo bimeze bite rero? Iri joro rya tariki 9 Ugushyingo 2024 iri serukamuco ryasize hamenyekanye abakinnyi ba filimi bahize abandi mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba binyuze mu bihembo nyine byatangiwe muri iri serukamuco rya sinema Mashariki African Films Festival. So abegukanye ibihembo rero harimo Mugisha Emmanuel Clampton Kibonge wahawe igihembo cy'ishimwe n'ikipe itegura Mashariki Films Festival, harimo kandi n'itega Graciane w'Ipapa Sava yahawe igihembo cya Iziwacu Best Director Web Series ahigitse abarimo Kiramani, Harerimana Isaac, Semana Alex n'abandi batandukanye. Nshimiyimana Yannick wamenyekanye nka Kiramani yegukanye igihembo cya Iziwacu Best Actor Web Series, yarahatanye n'abarimo Mugisha Clampton ubwo ni Kibonke, Wihoreye Jean Bosco, Mustafa ariwe Ndimbati, Rukundo Ronald uzwi nka Shafi, Sorobo, Bizimana na Vita, Benimana Ramadan uzwi nka Bamenya yegukanye igihembo cya Best Actor Iziwacu TV Series, yarahataniyemo n'abarimo Niyitegeka Graciane, Papa Sava, Gaga Daniela Ngenzi, Irunga Longini, Tuko Wote, Nsabimana Eric ariwe Dogiteri Nsabi na Mugisha Clampton Kibonge. So dore ngaho Dogiteri Nsabi yakubitiwe mu gatebo akahava amara masa imbokoboko nagi kombe na kimwe atwaye. Kayitesi Yvonne ariwe Tesi yegukanye igihembo cya Iziwacu Best Actress TV Series ahigitse abarimo Niyonshuti Nicole, Gihozo Nshuti, Miriel n'abandi. Uwamahoro Antoinette Intare y'Ingore yahawe igihembo cya Lifetime Achievement Award. Wow. Wirindahiro yahawe igihembo cya Iziwacu Lifetime Achievement Award. George Kamanayo we yegukanye igihembo cya Iziwacu Films Pioneer, ndetse na Vanessa Irakoze Ariane wamamaye nka Maya yegukanye igihembo cya Iziwacu Best Actress Web Series ahigitse abarimo Nyambo Jessica, Dusenga Clenia, Wimundu Sandrine Rufonsina, Uwamahoro Antoinette Intare y'Ingore, Keza Linda na Uwase Delphine uzwi nka Soria. Hanyuma kandi Ineza uzwi nka Teta muri Bamenya Series yegukanye igihembo cya Best Upcoming Actress. Rwema Nshimirimana Yannick ukina muri filime Duty yegukanye igihembo cya Best Upcoming Act. Filime Kariza wa Karisa yegukanye igihembo cya Best Film TV Series. Kamari yegukanye igihembo cya Best TV Series Africa. The Forest yakozwe na Sorbo yegukanye igihembo cya Best Web Films. Kandi turababwira ko filimi zegukanye ibihembo zirimo Didi yegukanye igihembo cya Best Documentary Film yayobowe na Gaël Kamilinda na François Saveri. So umuyobozi wa Mashariki Films Festival ariwe Trace Senga yavuze ko Mashariki Films Festival isobanuye byinshi kuri sinema nyarwanda ndetse banyuze henshi basaba ubufasha ariko rimwe na rimwe bakabubura ariko barashikama bakomeza inumbero yabo kugeza uyu munsi bizihiza imyaka 10 iki gikorwa kimaze kibaye. So guys, ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ko witwa Miss Nyambo ndetse na Dogiteri Nsabi
bavuye muri mashariki imbokoboko gutyo gusa nta gahembo na kamwe habe n'igikombe cyo kunyweramo icyayi. Ni ibintu bibabaje rero cyane, urumva n'amarira menshi cyane kuri Dogiteri Nsabi ndetse na Miss Nyambo. So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukunda ibiganiro byacu, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.